gihugu cy'Abamoni. Ariko abatware b'Abamoni babwira umwami wabo Hanuni bati, mbese ugira ngo Dawidi yubashye so byatuma akohereza abo kukumara umwaro? Ntuzi ko Dawidi yakohereje abagaragu be kwitegereza umudugudu no kuwutata ngo azabone uburyo bwo kuzawurimbura? Nuko Hanuni afata abo bagaragu ba Dawidi abaharaturaho igice cy'ubwanwa, aceba imyenda yabo hagati mu kibuga. Aherako arabohereza. Amen. Babwira Dawidi yohereza abo kubasanganira, kuko bari bakozwe n'isoni cyane. Umwami atumaho ati, nimugende iyi kugezaho muzamarira kumera ubwanwa muzabone kuza. Amen. Dushimye Imana iduha amahirwe hano, dushimiye umushumba kuduha uyu mwanya. Namwe kandi turabashimiye ko ikaze muduhaye. Nitwa Felix Mushinzimana, ndubatse ntuye igihugu. Mu gihe gitoya tujye kuganira ijambo rivuga ngo Imana igukure igisebo utageze mu ruhare. Abakoma amashyi b'amaboko y'agoyo, Imana igukure igisebo. Mbere ngo mwameze igisebo kibaho cyangwa ntabwo kibaho? Mama, Imana ibakureho igisebo. Bagabo bagenzi banjye, Imana twataramiye idukureho igisebo tutagizemo uruhare. Rubyiruko murahari, Imana ibakureho igisebo mutagizemo iki? Twihute. Hano hagazamo abami batatu. Hari umwami witwa Nahashi, hakazamo n'umwami witwa Hanuni, hakazamo n'umwami witwa Dawidi. Byagenze biti? Nahashi yayoboraga Abamoni ari umwami. Murabizi ko Abamoni n'Abamowabu baturuka kuri Loti n'abakobwa be. Murabizi? Abamoni n'Abamowabu baturuka kuri Loti n'abakobwa be. Sodoma na Gomora imaze kurimuka bayimazeho, abagabo barapfuye barashira. Abakobwa baratu baravuga ngo tuzarongorwa n'abandi bagabo. Umwe mukuru aravuga ngo sidisha papa, numara kumusindisha muryamane agutere. Baryamanye amutera inda, havuka umumowabu. Umukobwa muto nawe asindisha papa we, amaze kumusindisha bararyamana, havuka umumoni. Nahashi rero yayoboraga Abamoni ari umwami. Bibiri tubwira yuko ngo akiri ku ngoma Dawidi yari yarahungiye mu gihugu cy'Abamoni, ngo ahungiyeyo Nahashi ngo amuha ibyo kurya. Reka tugeze kuri wakibagirwa umuntu wakugaburiye. Hari igihe umuntu amara kugera mu rundi rwego ukomeye turi wibagirwa no kugaburira, akavuga ngo ntuzongere kutabivuze cyane ushonje. Wakibagirwa umuntu wakugaburiye, wakibagirwa umuntu wahishe ubwambure bwawe akakwambika mubyirengagize. Wakibagirwa umuntu wagusuye uri mu gitabo, wakibagirwa umuntu wagusuye ugemuye, wakibagirwa umuntu wakwishyuye inzu. Mukore kujya mwibuka abantu babagira neza, mukanabohereza ka message. Imana ibezagire wagishyuriye inzu. Merci. Merci. Ndabizirikana. Ndabirekonesa. Mujya mugihugu. Cyane. Haleluya. Wibagiwe no kushemererwa. None kuvuga ati Imana kuri kunsuzugura, Imana yanyuzemo ubishemererwa. Ntuzongere kuyishyura. Kutabivuze cyagiye wiga. Dawidi azirikana neza Nahashi yamugiriye uburyo mugaburira ibyo kurya. Nahashi aza gupfa. Apfuye asimburwa n'umwana we witwa Hanuni.
Hanuni ageze ku ngoma afite agahinda. Dawidi nk'umwami wa Isiraheli aravuga ngo nahashi nubwo yapfuye yangiriye neza. Nk'umwami wa Isiraheli sibonetse, reka ntuhereze delegasiyo mu gihugu cy'Abamoni bagende babwire umwami witwa Hanuni ngo pole. Umwami wa Isiraheli Dawidi aravuze ngo umura komera, yibutse neza so yamugiriye. Namaze kubivuga, bamaze kubimubwira. Ibyegera by'umwami Hanuni muri iri teraniro nirukanye abajyanama babi ku buzima bwawe. Muri iri teraniro nirukanye abajyanama babi ku buzima bwawe. Bamama, Imana ibarinde abajyanama babi. Bapapa, Imana ibarinde abajyanama babi. Rubyiruko, ntimugafate ibyemezo muhubutse. N'umwami nawe yirinde kujya afata ibyemezo agize ati ahubutse. Umushaka mu kazi, uyobora itorero, uyobora itsinda, umugabo mu rugo, umudamu mu rugo, ntugafate ibyemezo uhubutse. Abantu baje gutanga ihumure, baravuga ngo pole, bazanye n'ibintu, baramubwira kugira ngo yubashe so. Dore ikimuzanye, baje gutata igihugu ngo bazabone bagira uterukira. Umwami barahubutse, afata abagabo ba Dawidi ngo abaharatura igice cy'ubwami. Umuyuda kumukuraho ubwanwa ni igisuzuguriro. Umuyuda kumukuraho ubwanwa ni igisuzuguriro. Umuyuda kumukuraho ubwanwa ni ukukwambura agaciro. Ubwo arangije akena imyenda yabo hagati ku bibuno. Muri iri teraniro nirukanye umwuka w'urukozasoni w'Abamoni. Muri iri teraniro nirukanye umwuka w'urukozasoni w'Abamoni. Abatekera muterekane ntoya. Abavuga ngo ubuturutse imbere babone ko igisebo kikuriho. Ibyasha ahantu hose akubona hose akubona ubwandu kubita muri iri teraniro hashimwe Imana twaje imbere igiye kudukuraho igisebo tutagize mwiciwe. Abagaciro bavuga ngo gusesa imbere n'inyuma kugira ngo bwira ngo bavuga ngo haleluya. Tuzabura nayo bashimwe Imana twaje imbere ije kudukuraho igisebo tutagize mwiki. Igisebo kigitinya taje, igisebo kigitinya pupu, igisebo kigitinya muri shato, igisebo kigitinya muri mwiza finyora. Ariko ashimwe Imana twaje imbere ije gukuraho igisebo tutagizemo. Yesu umuvuze segonda imwe aramamara, umuvuze iminota itanu abese n'umuntu akora ko avuze isaha ni segonda imwe. sasa ibibuno bigenda kumusozi ayiwe kabituruka bazakubwira ko ipantaro yacitse ku kibuno uzabura aho kwiga bakubwira ko igitenge cyacitse nuko ntakintu ziterewe iteka igisebo. Ibibuno biraranga amadirisha abamo. aho Muri iri teraniro nirukanye umwuka w'urukozasoni. Muri iri teraniro nirukanye umwuka w'urukozasoni w'abamo. Ndabyushije aravuga ngo reka nohereza no kubasanganira kuko bari bakozwe n'isoni cyane. Arababwira ngo mugire mubabwire ngo nibategereze igihe ubwanwa buzamara kumerera bazabone kuzaza i Yerusalemu.
ngo kuko bari bakozwe n'isoni. Ndagize reka nongere mbabwire handi umwuka w'abamuhungu wabaye urukozasoni. Ni mu gitabo cya mbere cya Samweli 11 wari ku murongo wa mbere ukageza ku 9. Ntabwo turi basoma, ndagira ngo mbabwire ko bari kera nahashongera kubwira Abisirayeli ngo tuje kubatera. Bavuga ko ngo yari umujenerali afite amasezerano y'igihugu cyinshi yatsinze. Baramubwira ngo kugira ngo udutere turemera kuba abagaragu bawe ariko we kuza kuturwanya. Barabi Igeriyati iyabeshi Igeriyati niwe Efuta avuka. Baragira ati watubabare ntudutere nahashiwe turabinzura mu Rwanda twebwe Abisirayeli turemera tuze yuko tuba abagaragu bawe ariko kuturwanya. Dore ukuntu Nahashi yaravuze ngo kugira ngo ibyo byemere ndabisuzuguye ahubwo ndabanogora amaso y'iburyo biri igitutsi ku Bisirayeli bose. Reba kuzana uruhindo ukageza n'ijisho ry'iburyo. Ikibazo gikomeye kukwambura ijisho ry'iburyo ni ukukwambura gukiranuka, ni ukukwambura ubushobozi, ni ukukwambura iyerekwa, ni ukukwambura ihishurirwa. Abisirayeli inzozi zabo baba bararize mwaduha iminsi 7 tukajya gushaka intabaza. Intabaza nitutayibona tuzaza mu nogore mw'amaso y'iburyo. Isiraheli yayoborwaga na Sawuli, wasanga abantu bose b'Igeriyati barimo mararira bagiye gutunogora mw'amaso y'iburyo. Turashaka intabaza kandi ngo nibatunogora amaso y'iburyo zirabira igitutsi ku Bisiraheli bose. Baraboroga wagera Kimihurura ugasanga abantu baraboroga, wagera Kacyiru ugasanga abantu baraboroga, wagera Kimisagara ugasanga abantu bararira. Sawuli hageze aravuga ati aramubwira ngo umwami ntashobora ngo ashaka kutunogora amaso y'iburyo ngo bibe igitutsi ku Bisiraheli bose. Bavuga ngo turabyanze abafite intoki tuvuga ngo turabyanze, ababyanze tuvuga ngo sesa turasubira mu kinyarwanda ngo nibyo iraba ngo umwuka w'Imana aza kuri Sawuli wafata inka ze arazita amaguru. Aravuga ngo udatabarana nanjye inka ze zose bazazita amaguru. Arangije arababwira ngo nimugende mubwire umwami Nahashi mumubwire ngo ejo ku gasusuruko intabaza muzayibona. Dushimye Imana muri iri teraniro ko ejo ku gasusuruko intabaza Imana itwemera. Ejo kiragurya ejo subiramo ejo Imana itwemera intabaza amaso ntibaciye nogoye. Mwabwira dushimye Imana ndarangije sana turagushimira ko ijambo ryawe utwemera ko ejo ku gasusuruko utwemereye intabaza amaso y'iburyo ntibaciye nogoye. Abaje muri bitaro by'umugoroba Imana yaje ko banogorwa amaso ejo ku gasusuruko twakiriye intabaza tugukomeye amashyi. Ni mwiza urera cyane ineza yawe Mana we nihinduka rurera. Hano ni mwiza urera cyane ineza yawe Mana we nihinduka rurera. Hano ni mwiza urera cyane ineza yawe Mana we nihinduka rurera. Hano ni mwiza urera cyane ineza yawe Mana we nihinduka rurera. Hano ni mwiza urera cyane ineza yawe Mana nihinduka. Hano ni mwiza urera cyane ineza yawe Mana we nihinduka rurera. Hallelujah, 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 hallelujah. Imana, kubera Imana, gushimura Imana, raporo Imana, shoboye Imana, Shaddai Imana, Jehova Imana, Adonai Imana, tutambire Imana we, tutambire Imana, amashi, Imana, gushimura Imana, kubera Imana. Imana,
Imana yacu yakoreye cyane ikora imirimo ikagaragara itavuga n'ibyuye. Imana yacu irakoreye cyane ikora imirimo ikagaragara itavuga n'ibyuye. Imana yacu cyubahiro cy'Imana, cyubahiro cyane, cyubahiro cy'Imana. Imana uri mwiza urera cyane, ineza yawe Mana we ntihinduka dororera. Imana uri mwiza urera cyane, ineza yawe Mana we ntihinduka dororera. Ejo hashize nabonye gukora kw'Imana, uyu munsi nabwo nabonye ibitangaza byihoraho. Ejo hashize nabonye gukora kw'Imana, uyu munsi nabwo nabonye ibitangaza byihoraho, nabonye ibitangaza byihoraho. Ai, nabonye ibitangaza byihoraho. Ai, nabonye ibitangaza byihoraho. Uyu munsi nabonye ibitangaza byihoraho. Nukuri nabonye gukora kw'Imana yera. Hey!